so ni kwa kunda abantu baba bafite ibintu byabo bishizemo mu by'ukuri urebye n'abantu babivuga benshi ni n'abantu batigeze bagerayo Sami ivuze ikibi cy'umuhungu Sami ntacora kugira ikindi kintu reka mbwira abahungu uno numvanyijwe giza niyo mpaye ngongo imbere y'uruzi amangongo naniwe niyo mbere gisabo gisumba igisabo ambere inkongo ntiyambere inkota ambere ikorema bwishi Hello, ponizere ko mumeze neza cyane mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi twongeye kubaha ikaze ibitsibira yawe nizere ko muri amahoro n'ibyo mukora nabyo mugirana intangiriro nziza z'umwaka wa 2022 ariko mbere yako dutangira ikiganiro cyacu n'abari beza n'abasore banze mbibutse ko turi kumwe na website yawe tukugezaho amakuru yizewe kandi abavugwa hirya no hino ku isi mu ngeri zitandukanye muri entertainment bari mu myidagaduro muri rusange na cinema ibirimo muri siporo n'amakuru y'imikino ngo kimwe kivugwa ni kandi makuru muri Cameroon hanyuma n'amakuru ya politiki kandi amasaha kandi usuri website tukamenya hisi ibayerekeza twahaye ikaze kuri yawe TV tuza gutangira duhere ku mugabo cyangwa tubanze Igihe umugabo ni w'urugo Ladies first. Ubwo rero nahita bazi. Meze neza? Yego. Amahoro. Yego. Okay. Noneho muze kujya mureba hariya muri kamera. Yewe unyirengagize. Denise ndashimanya. Denise. Ntazemera ko mvuga. Nta kibazo rwose wawe ijambo. Agwaye ijambo. Okay, nitwa Sami Patrick. Bazina. Patrick bazi. Umusore turitirana kabisa ko Patrick nawe umuhanyi TV. Okay, Denise Umutesi witwa muki. Kandi wamvuze nitwa Denise Umutesi nkuko bivuze. Umeze neza? Meze neza. Twishimiye kwakira kuri yawe TV. Natwe twishimiye ko bazumirwa banyu. Bwana Sami twishimiye kwakira kuri yawe. Natwe twishimiye ko umuhanyi naho muzatwakira. Ni karibu cyane. Okay, hanyuma ni couple watangiye vanga umugabo ni ubanza Ladies first birancanga ni couple ni sister no mushefi ni best ntabwo ari ko murabona yabakobwa bakubajije subiza none ntarasubiza ariko Denise aradusubiza nakoje ni couple wapi tuzanashoboka kubera iki Dani kubera ko bitashoboka none se ni wovuze ngo byashoboka none kurambaza gukora icyo bitashoboka ahubwo wowe describing ikintu maze ngomba gutangira nawe ugasoza kubera ko bitashoboka navuze ko bitashoboka none ndakoje kubera ko bitashoboka impamvu muyiziranyeho kubera ko mfite umugore nawe ufite umugabo wapi Sama afite umugore nje nta mugabo ufite uri single single searching cyangwa single wabyemeye wapi mani nta gikwe Nagande ubwaye nta gikwe ese wowe vuga ukuri kwawe nanjye ukuri kwanye ningiye ukuzi Denise ni umushiti wanje bitewe n'akazi dukorana arigenda ni kamushiki wanje mbese musora mushimye wamutanga cyane nakushimye uwo musore ushimye umusore agomba kuza avuga ko yamushimye then akabona kuza iwanje akamureba akamugenzura akamenya imyitwarire ye akamenya iyo ava ndetse akamenya uwo ari we Kiriteri yabwo bugenderaho nizihe njye numve ko zazo kiriteri ngenderaho kana ntange Denise ni nyinshi kuko si umukobwa wapfa gutangaho cyo gusanga umuhungu wawe gufata umutanga ese no kubanza kwicara bigatwara iki byibura ku mwaka mu mwaka ukigenzura uwo musore bikomeye abona Denise avuga ko nabo uwo mwaka z'umuntu yawe utegereza natubwire arimo aracyari natubwiye kubera iki uwo muntu yafata umwaka wose amwigaho nyine ariko ushobora gufata umwaka wose Denise ari kwihuta ashaka ngo gukore vuba nabanza mbwire namba yakwemera akarindira uwo mwaka kuri uwo muhungu Okay, nje nta kibazo none wowe tubwire kuko buri bujya kuvuga ngo wabanza kwiga ku muntu ufite impamvu none ngaye natubwire kubera icyo umuntu wigaho umwaka wose kanamenye imyitwarire kubera ko umuntu n'umuntu mugari ntabwo uri kupfa kubona umuntu usanga ibintu bw'inyanda mumenye ufata igihe ukamwigaho Denise ushobora kumunda n'umuntu wakubonye kuri social media cyangwa se kubigana nko kubatura mwari mwiza mu meri meroze mukamwakundana Okay, birashoboka pe ariko nkuko Sami yarabivuze ntabwo yazo uwo munsi ngo ahita ambwira ngo nakubonye kuri social media dukundana kanya bite mbwa ngo yego dukundana no bisaba nyine kubanza kwiga kuri wa muntu
ariko bitavuze kubera ko kuri social media rega naho haba abantu nako ni abantu bazima reka mvuge gutyo abantu kuri social media batureba ni abantu nyine nkatwe so binize rero ntabwo yazo uwo munsi ngo mubwire ngo yego ariko yaje nkamwigaho nawe akanyigaho akabona ko nyine twahuza byashoboka. Okay, Sami yavukiye akorera aje navukiye muri Kongo imurenga twita muyogo urirayo nigirayo navuyeyo 2011. Okay, niyo akabura gukira aya sayifuta okay nanjye navukiye muri Kongo gusa njye ntabwo nigeze nkorirayo because navuye ndi umwana w'imyaka 4. nawe ni murenge njye navuye ndi umwana w'imyaka 4 still now. wavuye uza mu Rwanda icyo gihe kutamenya cyane ndakizi ndakimurusha wapi nuko ndi mushaka kwisanisha na Sami ariko ndakimurusha ubundi urakimurusha uretse bajya bavuga ngo abantu b'imurenge barashaka ntabwo ushobora gushaka hanze yaho ngaho nibyo Denise bavuga ko batwara b'imurenge bashaka nyine udashobora gushaka Denise arabyumva vuba nabanza dusubize nabasubiza okay ntabwo ariko bimeze ntabwo ariko bimeze kubera yuko unagerageje kureba wenda we nuko utagenda mu sosiyete yabo cyane ariko ugejeje kureba dushakana n'abandi bantu bose batandukanye nta kibazo so niko akunda abantu baba bafite ibintu byabo bishizemo mu by'ukuri urebye n'abantu babivuga benshi ni n'abantu batigeze bagerayo ako kwa kwaneze kubera ko akenshi nk'uko ubona turi kumwe na Sami twavuye hamwe agatavuga nta wundi muntu yabona dukunda kuba turi kumwe turi inshuti cyane agatavuga ngo uriya mukobwa ngo nta wundi muntu yashakana nawe ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze ibyo ngibyo byari bya kera kubera ko even here in Rwanda hari ibintu wenda byakorwaga kera uyu munsi bitagikora kubera ko isahani igenda itujyana so nabwo mbere abari batuye ngiye muri Kongo bumvaga ko nta wundi muntu bashakana nabo ariko muri uyu minsi ewana gapfa ko warakunze yaba ari iki yaba ari umurundi yaba ari umukongomani yaba ari iki warashimye murashobora kubana jewe niko mbizi wenda mbere niko byagendaga ubundi ya mbere kera niko byagendaga kuko nyine bumva babanaga bose ahantu hamwe ugasanga nyine ushakanye n'uwo muntu mubana so mugenzi wawe nyine ariko kuri uyu munsi kuko twagiye ahantu hatandukanye none se tuvuge niba ntuye ahantu ntatuye wenda nta bandi duturanye nzareka gushaka ngo paka ngo mbanze ngiye wenda subira umurenge gushaka umuntu utuye umurenge paka tubane cyangwa nje mu Burundi ntabwo bibaho ushaka nawe undi muri kumwe nandi muri kumwe ariko nabavuga wenda ko imico yanyu hanini hagiye mudahuza n'abantu wenda njyewe ibyo ntabyo nzi ari myiza cyane kuba hangiye muri sosiyete bagora reka ntunganire Denise kuri icyo kintu burya abantu bashaka bitewe n'umuco tuzi kuri none ashobora kuza umugande hano mu Rwanda si umugande ariko kubera ko ari imico y'abagande n'iy'abanyarwanda idahuye nawe bizakugora umutima kuvuga ngo utange mushika mu bagande so kujya gushakana no kubaka ahanini 90% bigendera ku mico niyo mpamvu byagorana kuvuga dushakane n'andi moko ariko kandi abanyarwanda turi bamwe atandukanira imico yacu n'imwe ariko amoko duturanye umuco wacu n'uwabo ntabwo bihuye niyo mpamvu no gushakana biba binagora wowe washatse nashatse n'umunyamurenge okay benshi cyane twamaze kubumva ni Sami ni Denise tuje kwa twiganira kuri yawe TV Denise ahanini kuri cyo byuko sigara vuga ngo nagikwe turuka kwaje murakoze jewe okay kuvuga ngo ntagikwe nje ntago mba mbyumva pe ntago mba misobanukira impamvu kuko naba bandi bavuga ngo ntagikwe nyuma barenga bakagikora so rero impamvu njewe ntago nanjye bisobanukira nagaterime kara aho ngaho gusa yani terme kubera yuko bavuga ngo ntagikwe gace ukuntu mariage irabaye so bininze ko nakantu bizaniye gusa nkuko kudavuga ngo nta myaka ijana kandi hari abantu bamara imyaka ijana bayirenze so nje numva ari time gusa bishiriye nagikwe wowe warabukoza ariko narabukoza ariko kandi nabavuga ngo ntagikwe abenshi babivuga kuri bashaka kuyuza amarari ariko abenshi baba bafite ahubwo akenshi usanga babiyakana ari wowe ufite hano uko Denise simwemeye turajana turakorana ariko hari byinshi I'm joking gonazo ntagikwe okay ntago bimirize ko ntazabukora kwe ndumva se urabufite oya ntabwo aba bakoresha n'ujambo mutagikwe ariko nkubwire sibyo ntabwo mfite ko nukuri ariko nzabukora kubera yuko ntago even wenda no ku bantu bemera Imana nyine baravuga ngo umuntu azasiga se na nyina
asange we yakunze bivuze rero yuko no muri bibira n'ubukwe buremeye so bivuze rero njye nshobora ko wenda uyu munsi ntabwo mfite pe ntabwo ariko mbyifuza ko nazabikora nanjye nkabyara abana nk'uko ababyeyi banjye bambyaye nanjye nyine nkagira umuryango wowe wumva uzashaka n'umugabo umeze gute uvuze criteri Okay, iki kibazo kiragoye pe kiragoye ariko ngiye kuri njye ntekereza ko umugabo n'umugabo kubera yuko ntago ujya gushaka umugabo twagakwiye kureba wenda ngo muremure ngo mugufi ngo munini ngo w'inzobe iki kuko ibyo ngibyo niko intano bihure n'ibintu by'urugo ntago rwubakwa na skin urugo ntago rwubakwa n'uburebure ntago rwubakwa n'ubugufi ko njye mbitekereza okay nta kibazo ariko ngiye ko numva ari umugabo unkunda nanjye nkamukunda kuko nirwo rwa mbere akaba ari umugabo wemera Imana bivugira ndivugire cyane akaba ari umugabo wemera Imana kubera ko ngenda yemera so wemera Imana wemera ko Imana ibaho uwo ngo twahuza cya gatatu akaba ari umuntu ukunda gukora cause nanjye ntabwo ndumubeke umugabo ukunda gukora pe apana wa muntu wicara gusa ngo depending for other people kumva ko nyine gusa mugomba kwicara akaba abandi babatunga babagira gute cyangwa se nyine akaba ari wa muntu wibera aho uri mafu no umuntu ukunda gukora ashobora adafite akazi ariko basi umuntu umuntu ushakisha ku buryo uvuga ngo uyu munsi nta kazi afite ariko kubera ko ashakishije arashobora kubona akazi so rero aba nkunda aba ari umuntu ukunda wemera Imana kwibaho aba ari n'umuntu ukunda gukora ikindi kandi aba ari umuntu wiyubaha naho ngiye sinjye ibyo by'ubushobozi kubera yuko ubushobozi urukundo rurashobora kuzana amafaranga ariko amafaranga ntajya agura urukundo bivuze ngo rero turashobora kubana nta bushobozi afite pe ntabwo afite ariko nka bya bintu kubera ko bakunda gukora ari umuntu ukunda gushakisha tukazagera ubushobozi bukaza ariko ugasanga nabwo ngiye muri ibyo bintu wenda ngo reka mvuge ngo nkurikiye ufite imitungo ndetse ya mitungo igashira imitungo nishira nkugishwe n'urwa rukundo ruzashira kuko niyo nari nkurikiye so ngewe uzaza yemera Imana nkunda ari umuntu ukunda gushakisha nyine ukunda gukora ari umuntu waha abantu okay nkunda umuntu uri simple pe nabyumve nanga njye bamunuza wigira umuntu wadanje ni waba uri umukire gutyo ngo wigira umuntu wadanje no icyubahiro ni ikima nkunda umuntu nimba tugeze mu bantu baciriritse nyine ubemera uko bameze nimba tugeze mu bantu bagize nyine just be simple so rero umuntu rwose uzumva ko afite amakondisiyo ngo nuwahaye imodoka no again nkunda umuntu usabana n'abantu abakene abakire abarwayi abazima just gutyo duvarije Deni ngo mukurangira naribuze gakera mu byo oya Denise ukuntu mufata ntabwo ari umuntu ukuvuga gake ngo nama mutangira aho ngaho ibyo byose nahanga mugaragara sinamuca hirya cyangwa Deni ngo mukurangira none Patrice wishikira turi kumwe Deni yose inbox ya kamera kandi nijwi ryawe riri kumvikana wamubwiye ariko navuga ko icyo kimwe mu byo mukundiye nuko criteri yasaba nabo banza kujuju so niba nemera Imana nawe ndashaka kuyemera hari igihe usanga hanini umukobwa cyangwa ndashaka umuntu ufite amafaranga ariko nawe ntayafite izo criteri abakobwa bashyiraho nyamara nabo batazuzuza iyo abakobwa batazuzuza nabo ndashaka umugabo w'umukire ndashaka umugabo wize kandi warangirije primaire gushyiraho criteri badafite no Denise we ibintu avuga nawe arabifite hari abakobwa bashyiraho criteri bakabona abagabo batazujuje kandi ugasanga zenda anashatswe n'umugabo kandi atazujuje tuzi kuko Denise avuze guki urumva wanasanga abagabo nabo uko twivuga siko tuba turi ushobora gutereta Denise akamubwira akamaza umuhungu ashaka naje kumwe nkawe ati naje ibyo uvuze byose ndazujuje urumva hari abantu benshi bajya batereta n'abakobwa ntabwo tumwizoga ntabwo finally bikarangira zimwe my friend ubukwe bwarangire uwo munsi wage muri honeymoon akinjanamo n'icupa ikanisa ntazana rikandagiramo so ibyo amakosa kubera yuko umuntu singicaye mu ijambo ariko umuntu mukundana koko umukunda by'ukuri ushaka musabana wagakwiye kumwereka ukuri kwa kunoza nimba agukunda Samir agukundira kubera ko amubwiye ko nta kazi ugira siko gutyo nyine nimba umwinzoga yemera gukunde nyine umwinzoga bate urazi ko nsho umukobwa adashobora kwigaragaza uko ari akiri umukobwa tuzi ko Denise turajana urumva ariko twicaye neza tugasesengura Denise akambwira ukuri kose urumva nasanga Denise nibwira ko nari muzi kuri 80% akambwiza ukuri usanga muzi 4%. Samigo oya tegera abakobwa murihisha cyane abakobwa kuva ngo bavugisha ukuri kwabo biya bigoye umukobwa uzuja kumumenya neza mushobora kubana mugakurana muri quartier imwe
ukarinda ageze igihe cyo gushaka utaramenya Denise wari yamara gushaka wabaye umugore ngo Denise saso wari agakunda cyane cyane ibyo bikunda kuba ku bakobwa bikunda kuba barihisha oya abakobwa no bishira jereka kubwira akina abakobwa ajya bihishiraho Sami rero ubwo tugiye kuri amatopic yabo ngaho Sami always abashaka kuvuga n'abakobwa cyo ni ikintu muzi ubwo tugeze kuri topic Sami buriya ntago bashaka umuhungu muvugana ni ikintu wenda tuziranye ntabwo mvuga umuhungu so njye mvugira aho ngaho umukobwa ikintu umukobwa yobesha umuhungu njyewe nzi neza ko abakobwa dukunda kuvuga ngo kubeshaho tukijijisha njye mubwiza uko sinoyisha umuhungu yuko wenda nkunda gusohoka gavuga gutyo umuntu ikundira banumva nakujya ku mazi cy'ubuzima buri no stress ntago navuga ngo ndayine umuhungu umwaka ataragira icyo kintu kuko sinashobora kwihangana njye mu mwaka ushire ntarasohoka ngo vuga ngo nigire ku mazi nigiriye numva rero ntago nabimuhisha abakobwa njye ahantu njye mbona ko bakunda kubeshya ya itandukano riba bakira umukobwa n'igihe bamaze kumugora hari ukuntu hari ukuntu reka nyine mvuga ibyonzi hari ukuntu usanga usanga dukonye na Sami wenda Sami yambwiye yuko akunda umukobwa w'umwana mwiza ukunda abantu bose nk'uko nari nkubwiye hano mwambwe rero njyewe sinkunda abantu gutyo abangiye ntago rwose nkunda abantu mba numva rwose ntacinga n'abantu nyine afite umutima mwiza urabizi ko abantu batagira umutima mwiza so mwambwe rero nimbibwira Sami ko ntakunda abantu kandi abakunda aranyanga akaba ariko njijishe twagiye tugera ahantu nk'abahambo nkaseka nkagira gute kandi mu by'ukuri mu mutima wabo ntabishimye akenshi nicyo kintu nzi ugasanga rero uramushatse umara kumushaka ejo wazana abashiki bawe mu rugo cyangwa haza abashyitsi mu rugo ugahita ubona atangiye kureba abantu nabi abimye ibiryo abagize gute aho ngaho nicyo kintu njye mbona benshi kubera ko ntago wenda njye sinkunda abantu umugabo wanjye akunda abantu none ugasanga rero ngeze mu rugo yashushe n'arabizi yo kwanga abantu iragaragara ko mu rugo bwanjye mbazi ko nabigezemo ariko nta kindi kintu njyewe nzi umukobwa cyane cyane ajya hihishira uwo muhungu nawe ntago barashatse kumenya njye mubwiza ukuri ntago nakunda nshobora kutamenya Sami 100% ariko nakunda Sami umwaka ugashira ntago umwaka woshira yarambeshye ibintu byinshi ntaramufata ati no nkubaza uri umunyamakuru reka nawe kubaza kubwawe none dushe ibintu tubwiza abantu nawe ukuri uzi ukuvuga utabogamira uruhande rwaje cyangwa utabogamira uruhande rwa Denise na Denise avuga ishukuru mu bakobwa n'abahungu ni bande bayishuko bari batavuga ishukuru mbese uko bare ni bande hagati y'abahungu n'abakobwa hanini nabaki Sami ivuze ikibi cy'umuhungu Sami ntacora ku kintu cy'ikindi kintu reka mbwire abahungu ahanini ntago umutipe yakubwiza ukuri kose ntago umutipe ashobora kumwira ngo nta mafaranga afite reka uyirare yabikubwira umva nkubwire tukazanabwira n'umugore wawe kudafite ifaranga okay beta rero oyaye icyo kintu nunashaka tukemere ko umugore udafite ifaranga uzamubwire ko zihari ziza kuboneka yuko hari igihe mubwira ko ifaranga zidahari ikibazo kikakumurira ukakamuza ese umugore nagiye bakurusha ubushobozi kamwe ko nafite akayaguha igihe none icyo gihe none ga ntabazikeneye abafite ubushobozi nawe uzimaka nta kibazo yuko umugore musangiye umutungo ariko umugore adafite akazi agutegeraho buri munsi ari umuheza buri kimwe cyose tugomba kumwereka gufaranga gende ku ruhande rwa Denise ko abatipe ari babeshya cyane ntabwo ari babeshya njye nakuye ngo nukomeza kubahunga oya tegera ariko busanzwe mu buzima busanzwe abahungu ndatwogere ngo se kubesha urumva ariko kwigaragaza turacyari kwegereje mu kwigaragaza ukuri 100% abahungu bigaragaza uko bari kurusha abakobwa ntiwirebe wenyine ngo urebe ukuntu wowe reaction zazimenya muri reka Sami tubwire nimwe mu bintu abakobwa bakunda kubesha Denise akubwira ibyo batipe nawe ndamubifashamo tubwire niki batabesha ibintu byose abakobwa ibintu byinshi urugero we upesiza twagiye ndaboze ariko ko ndana umukobwa hari abakobwa nzi bazabona kundana bakanabesha n'imira n'intuzi n'ababyeyi babo bakavuga ababyeyi babo bataribo icyo ni cyambere hari abonzi icyo ni aho bataha bakabesha hataribo umuhungu utiyobesha ubuzima atuyemo oya vuga ibyo abakobwa gusa ibyo tegera ko ndagenda kweza n'urugero umukobwa kuva azakubwira ubuzima atuyemo barabesha kabiri urumva umukobwa ashaka kubesha ngo nkundanye nawe afite undi apana umwe wakura telefone yawe akitaba undi ujya yavaho akitaba undi hava undi akitaba undi icyo cyo ni common ko n'abatipe barabigira mwihore byo cyane ku bakobwa okay it's better urumva cyane ku bakobwa ikindi abakobwa
bakunda abahungu bafite akantu kandi wowe utagafite ntabikugaragariza tuko Denise avuze ni ukuri kw'Imana uzi umuhungu abahungu babiri afite imodoka si mwiza undi ari hariya nta modoka afite agakunda ufite imodoka kandi nanjye turi kumwe nawe muri kumwe okay nta muntu wanga ubuzima bwiza tubura ariko yabiyakanye wivugira ibintu njye nakubwira ngo sibyo ntabwo aricyo kintu dipendingaho cyane uvuga kuri kote yawe mbese abakobwa ibintu bavuga my friend ni byinshi tunabirondora uko tubona kuganira Denise avuga ati ikindi wakivuze azavugishwa ndamuzi avuga ati kino sinagenda kukibwa kuri kamera ariko abakobwa nabo hari akandi kantu bagira muri bo batagaragariza abantu ariko uzagenda muri quartier abakobwa muze batarashakwa bari abakobwa beza ariko bamara gushakwa banakwandika na message ubona yandika batagusubiza ni ukubera yuko hajya nije amakosa ngo kwiyoberanya kandi umuntu mwiza kiyoba mwiza kiri umukobwa unamara kuba umugore ngo mubi gute rero biragoye kumenya kuri 100% kubwire ko umukobwa amenyekana ruko yashatse umukobwa mwiza yuko uzanarebe nk'ikindi abavyeyi bacu bazakurangira ngo urana umugore mwiza akiri umukobwa ariko yamara gushaka mukibaza ngo se uyu ni wa muntu twari tuzi icyo ni ikintu kizwi ni kuri abantu bose bakibaza uyu ni umukobwa tuzi wari ufite amico waririmba kwa kundi wambaraga kwa kundi ariko yageragaho niboneye umugabo icyo nabanga ikoze cyose na more ya Yesu Denise tugira noho ibintu batubyoreje aho ndagufasha wananye kuvugira inyuma se yarangije ikibazo ariko ikiza nta kibazo ubu ngubu nizera ko mutongera ko muha mikoro ngo bavuge ko Sami ibyo yabivuze okay murakoze ngewe ikintu cya mbere nzi ko abahungu babesha Sami yavuze ibintu ngo tubesha wenda bine n'ibindi yasigarana nanjye ikintu ntekereza cya mbere abahungu babesha abahungu ndamara mufashe sinzambesha ndamara mufashe n'ingeso z'abahungu n'abavuga ingeso z'abakobwa abahungu nabo ntabwo bajya bakunda kuvuga ubushobozi bafite pe ntabwo abahungu bajya bakunda kwereka abakobwa ko badafite ubushobozi kandi mu by'ukuri njye ngatekereza ko bagakwiye kubibereka kubera yuko nimba kuko ushaka gutereta umuntu ushaka ko umuntu muzabana nk'umugore n'umugabo kubera icyo umubesha n'umubesha n'icyagiye azaza mu rugo rwawe azi ko kuri nyine cya kintu kirimo akakibura ugasanga giteje ikibazo rimwe rimwe bikabyara n'iyo divorce rero abahungu nta mungu ujya ukunda kubwira umukobwa ngo nta kazi ufite kandi akazi ntabwo ari wowe wenyine ukiha hari aho ugomba kugakura icyo ni kimwe icya kabiri kandi abahungu barirarira umungu ashobora kuza kugutereta ashobora kuza kugutereta pe nk'uko nka Sami akagenda usibye nkanjye umuzi akagenda akajya nko gutira imodoka agatira imodoka yashaka akaza no mu rugo iwanyu wenda yabona nta rukecuru bwiza afite naki akabitira iwanyu akabyambara akaza kugira gusa ngo yemeze umukobwa akemera akajya gutira ahantu hose haba kugira ngo akunde azanyemeze kandi mu by'ukuri nta kintu afite urumva yari kuza akambwira ngo nta kintu mfite erega okay ntago ari twese sibyo mushoko mwarahuye wenda n'abakobwa cyane bakurikire ariko nabwo ndibaza ko Sami namukunze sinomwanga ngo kubera ko Sami yambaye urukweto ntashaka cyangwa se urukweto rutagezeho kubera ko ibyo nta hantu bishimbiye no kubakuru so muri rarira mukabesha nyine urumva ikindi kandi ubwo mwavuze ngo abakobwa turatendeka n'abahungu muratendeka ugisanga ugasanga umuhungu tuvuga nk'ubaje kuntereta noneho naza no kumureba turi kumwe n'inshuti zanjye ugasanga agiye gutereta na ya nshuti yanjye ugasanga karanteta agatereta n'inshuti yanjye magara agateta na wa muturanyi wanjye yabonye turi kumwe agateta na wa wundi yabonye na postinganye turi kumwe ugasanga nimba natwe postinza yarakwatse nimero se ari ukuntu usanga ugasanga nkanjye wenda ngiye gutendeka mu byiza ukuri abakobwa tujya n'imitima yoroshe ngiye gusa ngiye gutendeka Sami shaka kumutendeka Sami kamutendeka na Samariya ni Kigali kamutendeka n'uwo muri Kenya n'uwo mu Burundi n'uwa hehe kugira ariko bategeranye ariko abahungu dusanga umuhungu ugasanga nk'urugero munje kumureba ndi kumwe n'ishuti cyane ntujye umenya ahantu yaciye kugira ngo abone ya nimero ya nshuti yawe ugaca ujye kubona ku muturanyi nawe ugasanga ba muturanyi nawe ni waramutereta uburyo ari igihe mujye kwicara mwavuga histoire ukajya usanga ajya akora forward message ampaye forwardinga ya nshuti yanjye ugasanga forwardinze wa wundi nkubwiza ukuri abahungu bajya gufata decision yo gushaka umugore afite nk'abagore 6 agenda ashiraho kugira ngo arebe basi wa wundi azacuzinge muri make rero gutendeka ntago ari abakobwa bonyine n'abahungu pe baratendeka kandi abakobwa twebwe tugira n'ubwoba geshobora gutendeka ngatendeka abantu bari impande zitandukanye ariko mwebwe mugiye gutendeka muza mutendeka za nshuti zawe hafi babandi nyine witwa ko mu presence nk'inshuti zawe akaribo ajya gutendeka ikindi kandi abahungu bagira mwavuze ngo abakobwa tugira defo yo kutavuga iwacu ahantu dukomo wenda tuvuge ngo mvuge ko iwacu turi abakene ngo nkashaka kwereka umuhungu ko iwacu turi abakire mu by'ukuri njyewe sinemezanye na Sami kubera yuko
unkunda kuko by'ukuri njyewe nkunda ntabwo nemera ko twamara umwaka dukundana tutaramenya iwacu nawe ubwawe uri careless kubera yuko unkunda ufiteho gahunda nziza ataryanjye kuba just for nyine kwenjoyinga gusa unkunda by'ukuri ntabwo umwaka ushira utaramenya ubuzima mbayemo ntibibaho ariko n'abahungu namwe defo mugira hari ukuntu abahungu rero ujya usanga ugasanga mukunda ababyeyi banyu cyane ntabwo ari ikibi noneho wamara gukunda umubyeyi wawe rero ugasanga bya bindi byo kuvuga ngo wenda abahungu mukunda mama wanyu n'abashyitsi ugasanga ya myumvire y'iwanyu rimwe na rimwe umugore wawe kandi buri iyo wakunze tuvuga yashatse umugore ukwiye kumukunda famiye ikaza nyuma mama wawe umugore ya umuntu mubana ariko reka mbwe mama yarakubyaye pe ariko iyo ugiye gushaka umugore mwabaye umwe ari umurutisha mama wawe ntago ko mama wawe umwanzi ariko njye ntigeza ko umugore wawe wagakwiye kumukunda kuko mubana mu nzu mu bintu byose musharinga buri kintu cyose mama wawe akaza byibura basi ari uwa kabiri ariko hari ukuntu ugisa gusanga nk'abahungu nk'uko ukunda mama wawe wamara gukundana n'umukobwa wenda mugashakana mamara gushakana ukajya usanga n'ubundi still urimo uramushaka kumurutisha mama wawe kumurutisha ashaka kuvuga ni iki ugasanga urugero umugore rimwe n'umwe atetse nk'ibiryo ugacinya ukajya kurya iwanyu waza ukamubwira ngo ntabwo ngo ndi buryo ngo nariye kwa mama bibaho pe byo ni ibintu bibaho ngo nariye kwa mama cyangwa kumufasha nk'umugore ngo ngubwire ngo ujye kwana na mama ngo sinasiga mama ibiki n'ibiki akantu kose ngo mama wambwira akantu kose ngo mama gute kandi warashatse umugore wese azamenya ko ari umugore ryari so rero mu magambo make yaba ari abakobwa tugira amadefu yaba ari abahungu bagira amadefu menshi pe twese dufite ahantu tugiye duhure kandi ubu ikinyejana turimo nubwo navuze byinshi twese duhura ahantu hamwe njye nawe nyarega umuhungu araguca inyuma nawe ukajya kumuca inyuma umuhungu yakubesha nawe ukamubesha umuhungu yagucitinga nawe nyine nasanze ibintu byose ubu ngubu ewana ni balance okay noneho urabona tuzadukora ikiganiro ariko gikiza benshi kandi kigira akamaro n'abazagitegera bazagira icyo bakuramo ntabwo ari kuza kuri kamera gusa tuje kuvuga noneho tureke kuvanga ibintu twatangiye dushaka kugaragaza ukuri kw'abakobwa n'ukuri kw'abahungu none birangiye tubisoje mu bintu zo kubaka ariko si byo twari turimo Denise ibyo yavuze mu by'ukuri ndi umuhungu ariko sinishira abahungu aho ntandukaniye nawe ndamuzi turakorana cyane kandi nubwo atazanyemera ko turaziranye ndashaka kuvuga ikosa ry'abakobwa ariko nishobora kuvuga ikosa ry'umuhungu kubera ko nijuza abahungu cyane kurushawe kubera ko ndi umuhungu mu by'ukuri impamvu ngaruke ku ijambo yaravuze ngo usanga umuhungu ngo yatendeka ngo nambaje kunsura ariko n'inshuti ngo hirya ngafata nimero y'umushuti wiwe iyo tugeze muri kayo gushaka ariko umunota wanyu mugiye gushaka umugore n'abajya abakobwa gusa mwari mwarakundanye uzubona bari hasi uzura n'umukobwa ku muhanda ukabona yakubera nk'umugore wagera wahura n'undi ukabona yakubera nk'umugore ariko ibyo biterwa no kuba utari mu rukundo neza oya tegera papa tegera tutuye mu rukundo cyane buri wese bambona ari nk'abahungu tegera buri wese afite urukundo muri we gukunda ariko tugeze muri kayo gushaka ugiye gutoranya umugore uzabana nawe mu rugo cyangwa Denise agiye gutoranya n'umuhungu azobana mu rugo akumanya abahungu nambari 5 nambari 6 akabashira ku munzani agashaka ufata saba ngo 5 buri wese yo baganiriye ahita abona ishusho y'urugo Denise akabati ninganira na Patrick ko ndabona ishusho y'urugo ninganira na Alexi ko ndabona ishusho y'urugo muri babahungu 5 uzanga zakunda hari umwe azabona akabati umuntu twokubakana urugo rwacu bwogenda neza so birabyo gutendekana byo kubati nakundanye n'uyu biri mu mpande zacu twese tuvuge shukuri haba umuhungu haba ku mukobwa twese bitubamo nuwo nashatse no twakundanye nawe namushatse ari twigeze gukundana urumva aho ngaruke ukindi kibazo aravuze ngo bahungu ngo zenda bakunda ngo bagira imyumvire yo kumvira abavyeyi babo giye bashakanye bazanye abagore mu rugo icyo kintu gikunze kubaho hari abahungu bumvira abanyina kurusha umugore wawe kandi igihe cyose uzumvira mama wawe sibizo ngo umusuzugure ariko ndagaruka harimo ibintu bibiri hari kumvira mama wawe ari gito bigatuma gusenyera urugo hakaba kandi uburyo wumvira mama wawe akagufasha kubaka rwo rwawe akagukundana n'umugore wawe nago wese mama waza muri negative side sinzi biterwa ahubwo hari igihe mama adakunda wa mukobwa iyo atakunze wa mukobwa buri gihe ikindi nabwira umuhungu nawe igihe umenya ko mama adakunze umugore wawe my friend gerageza ushake ari jewe nakwimuka kuko uzanga byakunda mama ntiyanyangira umugore nimara tuzakomeza turane
bizaje kurangira dutandukanye n'umugore ariko umugeni nikundiye umugore namuzanye kandi na mama nayo yakundanye na papa yasari wabo wakunze umuntu mama wakamukwangisha si weakness yawe oya okay kubera ko wenda ntago avuga ngo ni weakness ya Sam nibyo amina kubwiye ngo rukuntu ukunda umubyeyi wawe byaye nkabira wambwiye ngo nawe ukunda mama wawe cyane none uko ukuntu warishemo ukunda mama wawe ko mama wawe nta kintu kibi yakubwira ibintu byose akubwira bihora biri positive nta kintu cyane negative yakubwira muri cyagene usanga ugasanga nk'urugero uzanye nk'uko Sam yazanye umugeni yamuzana mama akavuga ngo simushaka uno mugore none wowe ugahita kumashaka ko nyine uzi ko buri gihe ikintu mama akubwiye kiba kiri positive mama adashobora kukubwira ikintu kimwe ugahita uvuga ngo mama kuba yavuze gutya buriya ni ukuri afite impamvu niyo yaba yabesha nk'urugero hari ibintu usanga nk'imico ya kera ugasanga nk'urugero uje nko kuntereta mu rugo wenda kunshaka mama agahita avuga ngo Patrick mutwara kabaye muri za 80 kera tutaraba ari ugasanga kwera gusanga ku kaga bitumye njyewe nawe tutabana none kwera ko wamaze kwishiramo ko mama wawe always ahora ari umunyakuri yakubwe musishaka Denise mu rugo ugatuba ati ushaka mama y'amwana njye rero ukuntu umeze nakunze umuntu ntabwo wamumbuza uko wari umeze kose uwo ni wowe ariko garo abandi bahungu bagito kubera urukundo bakunze ba nyina baba bumva yuko n'inama zose zo kuba ku rugo zigomba kuva kwa nyina ariko ugomba kumenya igihe wose urugo igihe wazanye umugore umujyanama wa mbere si n'umuja niwe wewe ni umugore wawe ikindi kigomba gusohoka muri yanzu yanyu we n'umugore mwacumvikanye ariko igihe cyose urumva ko kuba ku rugo wabituruka muri mama wawe uzamenye ko urugo sinzi mama uko ateye ariko urugo rwanyu n'urwanyu mwembi aba babiri urugo tuzakomezwa n'abandi urugo ruzakomera bitewe n'uburyo mwebwe mwanya mu nzu mwarukomeje okay turimo turagana no ku musozo kugira ngo tunabareke mu zindi gahunda ariko hari point Denise yavuze yo gutendeka so muri side yanjye numva ko bishobora kuba biterwa n'uko abantu batakizera urukundo bafitanye kavuga ati ibyo byose ningira Denise nkagira na Mutesi umwe nanyanga zigomera kwa Mutesi ntago nzababara cyane ubyumva gute kuri side yo kurukundo rutakirisereye nyine umuntu abashidikanya avuga ngo reka ngire nka batanu umwe navamo nzasigana n'abasigaye simba bare cyane ubwo nasamiye nawe aratubwira tumaze kwasa impamvu yabivuze cyo tuzi kuri inkundo zungu biziragoye uzukundana n'umuntu utazi ko mumara n'ibyumweru bibiri cyangwa ukwezi bitewe n'ibihe nje nabyita ko ari ibihe none bigatuma namakundanye n'umuntu sinizere ko bizakunda urana n'ubu nyine amakore mu gupfa cyane amakore mu gupfa ugasanga murakundanye twamara gukundana Denise akanyura hirya akaba yotwikira kwa rukundo none kubera ibyo bintu izo mpungenge zigende ziba mu bantu n'urukundo rutari seriye bigatuma no gukundana n'uyu nguyu ugasanga hagerageza n'uriya ndebe namba aho bizakunda mbese cyane naho bituruka inkundu zabo nyine zabaye pirate nikakona Denise abakoze jewe impamvu numva ko ubu ngubu usigaye usanga abantu nyine dutendekana cyane wenda ukompaye na kera ko byari bimeze njye ntekereza ko ni ukubera ko ubu ngubu ntabwo hakibaho urukundo nyarwo njye niko byumva mu maside ntabwo hakibaho urukundo kera wasangaga ugasanga nk'urugero nk'umuntu bibaho pe ugasanga mvuye nka hano wenda narize aho ngeze naho ngaho ugasanga ngiye gukundana n'abantu bo mu cyaro utarigeze ukandagira mu ishuri gapfa kuba gusa numvise umutima wanjye wamushimye ntemeranya n'amarangamutima yanjye ntagire ikindi kintu ndeba ariko impamvu nyine usigaye usanga nyine wenda ibyo byose muvuga bibaho nuko nta rukundo nyarukundo rukibaho usigaye usanga ukunda umuntu ufite ikindi kintu mukurikiyeho rero tuvuga ngo nimba mvuze ngo ngiye ngomba gukundana n'umuhungu ufite imodoka aricyo kintu nashize imbere yuko ngomba gukundana n'umuhungu ufite imodoka ufite n'inzu ni wenda ndakunda Sama kakanya kuko Sama afite imodoka n'inzu ejo mbone Patrick rero afite imodoka irenze ya Sami afite n'inzu irenze ya Sami nawe mukunda niba utabona n'undi nawe ufite imodoka kuko imodoka zigiye zitandukanye mbone ukurenze niba ucyana no mbone utuye hehe muri Amerika utuye muri Amerika akurenze inzu akurenze n'imodoka niba ucyana no mbone n'undi so ngatekereza ko njyewe impamvu urukundo rw'ubunyine rutagihamye n'impamvu dutendeka nuko ko ntabwo tugikunda just gukunda gusa ngo wemerere ugenge n'amarangamutima yawe ahubwo ngo dusigaye dukunda dufite ikindi kintu dukurikiye rero iyo ukurikiye icyo kintu ugenda ubona abantu babona ikiruta icyo washaka uyu munsi nkundanye n'ufite moto ufite igare numvaga nyuzwe pe kubera ko afite akagare ejo mbonye ufite moto ndavuga nawe mbe mushizeho niba uca mbona ufite imodoka mushireho niba uca mbona noneho ukora ahantu hakomeye ufite imodoka irenze nawe nongere mushire ntawe batanu niba uca gukora nk'ubwe mbona mu diaspora uzanjyana muri Amerika nawe mushireho ugasanga niyo mpamvu akenshi tugira ishene yiwe okay mwakoze cyane kutuganiriza Denise n'ubutamu zagaruke byari sawa cyane Sami mwakoze cyane ariko dusoza noneho mutanga inama gende bite inama y'abakundana biragoye bitewe n'ibihe kandi turimo abantu bazi yuko uko isi yayigenderaho n'isi kiragenda yiruka cyane amajambere mbese ni kako n'urukundo rwa rugenda
so ni nayo mpamvu n'inkundo z'ubungubu zitandukanye n'iza kera ugasanga urabona ababyeyi ba kera barakundanaga bagashakana bakarinda banasazana bataratandukana ariko ubu nyine ukuntu n'inkundo z'ubungubu zoroshe n'amadivorce abaye menshi so nayo mpamvu inama z'ubungubu ngo mpeze inama y'abantu bakundana biragora icyo nababwira cyose baza bakundana banabishiremo n'Imana bakundane bubaka ingo zabo ariko rwa rugo bubatse bubakemwo n'Imana niyo yonyine babafasha mu nkundo z'ubungubu urubwabo. Wakoze cyane ibutsa abantu n'umuhanyi TV. Okay, kandi tunabwira n'abafana bacu gukurikirana ibyo dukora ku Muhanyi TV. Denise nawe aravuga byinshi ibiganiro amafilime arahanyura amafilime meza ya Kinyamurenge meza nono abashaka kumenya Abanyamurenge bari baze ku Muhanyi TV abanyura filime ziza za Kinyamurenge n'izinyarwanda zirahari. Murakoze cyane. Denise inama murakoze harangiye birangora unziwe wamubona birangoye kubera yuko gutanga inama hagati y'abantu bakundana birangora kako njye kintu ndagitinya pe Imana ndagitinya utinya gukundana. Okay ntinyangiye kubera yuko okay usame mbaza gutya kubera ko ngewe ntinya kubabaza umuntu hanga n'umuntu mbabaza so niba mvu rero bingora kugira ngo njye gutanga inama ku bantu bakundana n'ibiki byangora gusa icyo nababwira cyo abantu bakundana nimba mukundanye mufite intego nkuko Samira yabivuze mukundane munasenga ariko cyane cyane mwizerana ubundi urukundo udakunda wa muntu ukimukomparinga n'undi muntu bizaba byapfuye nimba ufite tugikundana mama n'abandi arabaho nimba uko kukunza umuntu kitumenya yuko ari wowe ushaka kwitishira igitambaro mu maso ku buryo utazongera kureba undi muntu ukunde wa muntu umukunze ube proud yiwe yaba nta mafaranga afite yaba ari mugufi yaba ari muremure just be proud ya wa undi wakunze nawe igihe kimukunze ugatangira gukomparinga ngo ni mugufi ngo nabonye muremure ngo nabonye uteye neza nabonye iki urwo rukundo nta ruhari. Ikindi kandi ukunde udafite ibindi bintu focusinze naho nukunda umuntu ukamukunda ushaka ko ari ikindi kintu mukurikiye ngo nukwera ko afite amafaranga nukwera ko afite imodoka nukwera ko afite iki njyewe nta rukundo ruba rurimo kwera ko uyu musaza afite imodoka ya Kalina ejo ubona ufite irenze nawe ugiye kumukunda ejo bundi ubone rero ni cyayo cyo nababwira hama natwe murashaka kurikina platform zacu ku Mutesi Denise ukareba YouTube channel no Mutesi Denise ukareba poem and poet mu buzima busanzwe ukareba poem turandika even songs even films songs agende murebe agapoeme gatoya kugira ngo n'abantu bagira n'amatsiko yo gukomeza gukurikirana ikurikiyeho. Mundeke impimbe ataruko mpazi mundeke impimbe ataruko nahanzwe mundeke impimbe kuko ari uwampanza akampangisha ubuhanga gahanga kagasiga ubuhanga munzamuhagarare mu gihe azaba yahanga muvuganire mu gihe azaba atagifite kirenge murebere mu gihe hari ushaka kumutokora atabanje kwireba ubugomero muri uno numva nyijwi giza ni wampaye ngongo imbere y'uruzi ampangongo naniwe ni wambere gisabo gisumbi gisabo ambere inkongo ntiyambere inkota ambere ikorema bwishi. Mufatira nari misengire emosiyo zikomeye cyane namufatira ubwo yitwa iyo poem so bagenda barareba nyinshi yagenda ku Mutesi Denise barareba hari nyinshi cyane nyine. Okay, ku Mutesi Denise hanyuma Instagram unashaka gukurikirana Instagram nitwa Mutesi Josias, Facebook nitwa Mutesi Denise Josias, hama YouTube ni Mutesi Denise. Wowe na Instagram nitwa Samido Patrick. Samido Patrick. Ndabivuze iki? Ndabivuze? Nibyo nishiriye naje gikigali. Ni kwa kundi barize kuri primaire yitwa ngo kore primaire donde. Denise nabyo bagatashira ngo do. Bana na Denise buri gihe. Aba contre ya Denise ndakwiyana. Okay, sawa cyane mwakoze cyane kuba natwe turabashimiye abantu bakurikiranye ku Muhanyi TV bakurikiranye ku Mutesi Denise izere ko ndutamuzaga kuri yawe kigana mu mwakoze cyane. Kashimira bari bakurikiranye amahoro y'Imana abane namwe. Sawa, asante.